uriya ni umubiri bagiye gukuramo. Ni umubiri bagiye gukuramo. Pole sana. Byagenze bite kugira ngo apfe? Nyine baza gukora nyine barasora. Bamaze gusora no kujya gute? Gutanga amafaranga. None nyine ubu baramubonye yapfuye. Pini Rwanda rero aha tugeze ni mu mudugudu wa Kiyoro wo mu kagari ka Remera mu murenge wa Muhanga mu karere ka Muhanga, n'ahantu kuva ku munsi w'ejo tariki 12 z'uku kwezi kwa gatatu kugeza ubu tariki 13 habereye impanuka zikomeye cyane, aho abari baje gushaka amabuye by'umwihariko muri ibi bitaka bimanuka hejuru iriya ku musozi bahuye n'ibyago bikomeye cyane. Kugeza ejo hari hamaze gupfa abaturage biganjemo bose n'ab'igitsina gabo bagera kuri 4. Kuri uyu mugoroba rero nanone tariki ubu ni mu masaa 12 dusanze abaturage barimo barakuramo undi mwana w'imyaka 13 nawe upfiriyemo, nanone akaba yarari kumwe n'abandi bana nabo 3, ubwo bose bari 4 bari mu kigero kimwe nabo abaturage bari bagiye gushyingura abo 4 bapfuye ejo ku mugoroba. Asigaye bumva indi nkurumbi yuko abo bana nabo biba isuri ibatwaye ibitaka bibagwiriye, baza gutabara baratabara bakuramo 3 ari bazima babohereza kwa muganga, ariko kubw'ibyago undi mwana umwe apfiriyemo. Reka dukomeze tuganire n'abaturage batubwire iby'ibi bibazo biri kubera inaha, hanyuma n'icyakorwa mu bitekerezo byabo kugira ngo ibyo bibazo bihagarare. Nje nitwa Daniel Dushimumuremyi, aha nkuko nari mbivuze ni mu murenge wa Muhanga mu karere ka Muhanga mu mudugudu wa Kiyoro mu kagari ka Remera. Ikibazo gihari ni iki? Ariko mbere byose reka mbanze mbihanganisha. Nitwa Ntegurwa Vedaste, haba uyu mudugudu ni Kiyoro, akagari ni Remera, umurenge ni Muhanga, akarere nako ni Muhanga. Muri Kiyoro rero murabona ni ahantu igizwe n'imisozi, ariko hakaba harapfuye amabuye y'agaciro. Hakaba hakorera sosiyete ya Monsadi. Muri make rero tumaze iminsi dufite imvura nyinshi hano muri uyu mudugudu. Murabona aha ngaha hagizwe n'ibitaka bituruka muri iyo sosiyete bishoka bijya mu baturage. Mu ijoro ry'ejo rero tariki ya 12 haguye imvura nyinshi cyane y'amateka, ibintu byose irabikukumba, ibitaka biramanuka kugeza ubwo byasanze abari baje gukora bashakisha ayo mabuye, ariko bakaba bakoramo mu buryo butemewe, hanyuma bihitana bamwe muri abo bantu. Twaraye dukoze igikorwa cyo kubashakisha, habashe kwitaba Imana abantu 4 bubatse ingo nimugoroba. Ubwo rero ni ukuvuga ngo abo 4 twari twagiye kubashyingura, ariko hakaba hageze n'inzego z'ubuyobozi, polisi zahageze, umuyobozi w'umurenge yari ahari, ndetse hari n'uwari uhagarariye urwego rwa gisirikare muri aka karere kacu. Baje baradufasha, baje kudutabara, tubasha kuvanamo 4 bitabye Imana. Abo rero tumaze kubashyingura, nibwo twumvishije indi nkuru y'incamugongo ko hari abandi babashije kuza aho hantu habereye isanganya, nabo bagwirirwaho n'ibyo bitaka biramanuka birabataba. Abo nabashije kumenya ni 4, ubu 3 bari kwa muganga. Twabakuyemo bari bazima, ariko uwakomeretse cyane wabashijwe guhabwa ubutabazi bwihuse ni 1, ariko abandi nabo babashe gukomereka bagiye kwa muganga. Ubwo rero habashe kugwamo 1, niyo twakirimo turi gushakisha ubu aya masaha. Ubu kugeza ubu ngubu kuri uyu munota tubashije kujya gute kumubona. Ubu nicyo gikorwa mudusanzemo. Yapfuye. Ni umwana w'umusore ari mu kigero cy'imyaka 13, akaba yari umwana muto cyane. Wihangane. Ni umwana w'imyaka 13? Ari mu kigero cy'imyaka 13. Mwihangane rwose. Yitwa ndi umwana niba atari ba. Uwo mwana hanyuma abo bandise bo ni bakuru? Nabo bari mu kigero cye. Bari mu kigero cye.
ariko bo nyine ubwo bagiye kwa muganga. uriya ni umubiri we bagiye gukuramo? Uriya ni umubiri bagiye gukuramo. Ni umubiri we bagiye gukuramo. Ubu rero uwo mwana mu by'ukuri shereka niba nabasha kugushyikiriza sekuru uwo mwana arahari, kuko nanjye uwo mwana ambereye umwana umwuzukuru wanjye, kuko ni uwa mukuru wanjye. Yego. Iyi si niko bimeze, tugomba kwihangana. Ubu ugeze pfiriya ukareba nijoro twaraye dukuramo abantu, ukareba ukuntu ameze imima y'abaturage n'ibyangiritse n'icyo bimeze ko byose, twe turabona ikibazo gifite uyu munsi. Bareba ubundi buryo badukorera ibintu, bakabareba ahandi bantu babijyana kuko bikomeze bituma ariho abantu. Hanyuma abo bapfuye bahageze bate? Hamaze gupfa bangahe? Bapfuye 4 b'abagabo, none n'uyu mwana nawe ni uwa 5. Nawe arapfuye. Mufite agahinda kangani? Dufite agahinda kenshi cyane, nawe twanareba hano hepfo hari inzira ivamo abana bava ku ishuri, ibi byose biramuka bigenda bikagota uwo mugezi, abana ntibakijya kwiga, ibi bintu byose byagose imirimo y'abaturage byose byarahafunze. Twe turabona iki kibazo ari ikiyi kampani ubuyobozi bwabo uburyo bwabigenzamo rwose. Tugahuramo n'impanuka bashakamo amabuye, noneho nimugoroba hari hapfiriyemo abagabo 4, tujya kubarohora amazi yabajyanye. Noneho n'uyu munsi uriya mwana we yaje ari ibyo akurikiye nawe biramugwiriye. Nepfiri hari inzira z'abanyeshuri nabo bagomba gucamo bajya kwiga, babuze ahantu banyura. Ntago n'imirimo y'abantu yaragiye, n'abantu intoki zaragiye, abantu bose basigariye aho ngaho. Bo kukibaza bo baza bakurikiye ayo mabuye, kubera ko nabo batabihamenye ntago bahakurikira. Mwihangane bite hano? Ahangaha ikibazo gihari nuko abantu bari ku iyi kampani hari iri kumanura ibidobogo, yamanura ibidobogo bigahura n'abantu bikabakubita bikabica. Ubwo rero pfiriya nimugoroba basanzemo 4, ahangaho babonyemo 4 naho umwe niwe wapfuye, 3 babajyanye kwa muganga. Ngo bamaze gupfa bangahe? 5. Kenshi cyane abanyeshuri ntibakijya kwiga kubera ibidobogo bimanuka, biramanuka abaturage bakajya gutabara pfiriya, masambu y'abantu yose yaragiye. Abo ngabo bo babigezemo bate? Abangabo bani mugoroba abangabo nabo urabona ko bari baje gushaka aya mabuye aba yaturutse muri ibi bidobogo, abo nabo rero bakubitanye nabyo nijoro. Nibyo koko amakuru polisi yayamenye ku bufatanye n'abaturage, hanyuma polisi na RIB bihutira kujyayo. Bagezeyo basanga koko aba baturage bari mu bikorwa bitemewe by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Bamwe muri bo umwuzure cyangwa inkangu yamanutse, abagera kuri 4 bahaburira ubuzima. Rero bakuwemwo, hanyuma imirambo yoherezwa ku bitaro bya Kabgayi. Ubutumwa rero polisi itanga, icyambere irahumuriza imiryango y'aba babuza babo, hanyuma ikindi polisi ikibutsa rwose abaturage kwirinda ibi bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe, cyane cyane ko bishyira ubuzima bwabo mu kaga. Nibabyirinde rero, abakeneye gukora ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo bwemewe, arayimubwira hari kwandika basaba ibyangombwa bakabihabwa, bagakora ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwemewe ariko busigasira ubuzima bwabo, kuko kujya mu bikorwa bitemewe by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro birimo rwose birashyira ubuzima bw'ababikora mu kaga. Rero kugira ngo tubikumire dufatanyije twese, nuko abaturage basabwa kubyirinda rwose, babireke kuko ibikorwa bitemewe n'ibyaha bihanwa n'amategeko, cyane cyane binageraho bitwara n'ubuzima bwabo. Hanyuma wenda tunihanganisha n'abagize ibyago, abo bapfire muri ibyo bikorwa mwaba mwamenya aho bakomoka? Ni abaturage n'ubundi bari batuye hariya kandi muri uriya